Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Mwebwe mudahwema kudukurikira aho muri hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubifuriza. Komeza rukande subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora. Tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mubibona ku maskrini yanyu turi kubereka umutungo. Ni umutungo mwiza, umutungo ni imari, twayita imari, ni imari ya byungura kabisa kuko nkuko mubizi tubagezaho imari nziza zigurishwa, amazu, ibibanza, amasambu, ariko kandi tukabagezaho n'ahakodeshwa. Si ibyo gusa kuko turabubakira, tukabubakira amazu meza ajyanye n'igihe, ari nako kandi tuyabamanagingira, tukabafasha kuyabyaza umusaruro mu byo twita property management. Ni nako kandi nkwibutsa gukanda www.nzuri.rawa hanyuma ukagurishirizaho umutungo wawe ku buntu, nawe ukaguriraho ku buntu. Ni ukujya ukivuganira na nyiri umutungo, nawe ukivuganira n'umukiriya. Biroroshye cyane, ni karibu cyane. Yes, nk'uko rero muri kubibona tutabatindiye mu magambo, iyi ni inyubako ikorerwamo hoteli. Ni hoteli iyi ngiyi turi kugurisha, noneho ni hoteli. Iyi hoteli rero ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, kati kabisa, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyarugenge, ahazwi nko mu Kiyovu cy'Abakire. Iyi nyubako iri mu Kiyovu cy'Abakire rwose, hafi y'ahahoze hafi ya senahita ngo iki, mu Kiyovu cy'Abakire, hafi y'ahahoze ari hoteli Kiyovu, ahitwa parking. Ubu ngubu ni haruguru yaho gato cyane mu Kiyovu cy'Abakire. Iyi nyubako tukaba turi kuyigurisha. Ni inyubako nziza kandi iri mu kibanza kinini. Ndagira nkubwire yuko iyi nyubako ifite ibyumba 15 binini byo kuryamamo, ndetse ikagira na dushe na toilette 15 nyine za buri cyumba, ko buri cyumba gifite dushe na toilette birumvikana bigezweho. Ariko kandi hakabaho n'amatoilette yo hanze, kubera yuko iyi nzu ifite ahagenewe akabari cyangwa se bar, ikagira bar na restaurant birumvikana, ikagira agasare k'inama. Si ibyo gusa kandi ikagira na jardin nini cyane, ku buryo ushatse unabonye ngiye hari n'ahantu washyira piscine kabisa, ukaba witegeye hakurya za Kacyiru, Kimihurura, Nyarutarama, ufite view nziza cyane. Si ibyo gusa rero kubera ko ifite na parking nini ihagije. Aha hantu rero rwose ni ahantu hakorerwa imirimo ya hoteli, ariko kandi hoteli itanabayemo washyiramo n'ibitaro, washyiramo ishuri, washyiramo ofisi, hajyamo byinshi, ndetse wanahatura uri umugaga ushaka gutura muri villa nini. Mbese nta kitahakorerwa, kuko mu Kiyovu cy'Abakire mwese murahazi, buri kintu cyose wahakorera cyatanga umusaruro. Ntabatindiye mu magambo rero ndagira nkubwire ko ahantu turi kwagurisha 1 billion 400 millions, ni miliyari 1 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda, niyo turi kugurisha uyu mutungo. Miliyari 1 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda niyo turi kugurisha uyu mutungo, ariko ni amafaranga aganirwaho. Aya mafaranga mu magambo, mu mibare, ni amafaranga menshi mu by'ukuri. Nanjye sindayabona aho ateretse, sindayatunga, sindagira gute, ariko wenda hamwe n'Imana tuzabigeraho. Aya mafaranga rero miliyari 1 na miliyoni 400 mu by'ukuri ntabwo ari menshi rero nanone ugereranyije n'agaciro k'uyu mutungo. Ndagira nkubwire yuko uyu mutungo uri mu buso bwa metero kare 1372 ni metero kare hafi 1500. Bivuze ngo uyu mutungo ugereranyije n'agaciro kawo nyirizina, agaciro k'ikibanza, agaciro k'ibikorwa bikiriho, usanga uyu mutungo miliyari 1 na miliyoni 400 ari amafaranga make cyane bari raporo y'agaciro kawo. Uti rero urabishingira ku cyo uvuga ibyo? Nuvuga ngo icyo mbishingiraho ni uko tuvugana uyu munsi mu Kiyovu cy'Abakire, uramutse wabonye ikibanza, wenda tuvuge for example cya metero kare 300, kuko twese nizo twireferaho, bivuze yuko ntabwo wahabona, ntabwo ikibanza cyaba kiri munsi ya miliyoni 200, miliyoni 250 cya metero kare 300. Hanyuma rero wafata metero kare 1400,
metero kare 1400 usanga harimo ibibanza bya metero kare 300 hafi bitanu. Ibibanza bitanu rero bya metero kare 300 kuri za miliyoni 200, kandi ubwo ni minimum, usanga deja miliyari yageze, iyo miliyari rero iri muri pariseri gusa, warangiza washyiraho ibikorwa ugasanga ni amafaranga atari menshi, kubera ko n'amazu arimo n'izina hakoze n'iki byose ntabwo byahagarara munsi ya miliyoni 400. Ariko kandi wibuke yuko ari negosiyabule, ni igiciro kiri negosiyabule, ni igiciro kiganirwaho, ntabwo ari ihame. Miliyari imwe na miliyoni 400 ni igiciro kiri negosiyabule twagabanya. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe cyangwa se sabone. Uyu mutungo ushaka waduhamagara kuri nimero zacu 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 sibyo gusa, ushobora kudusanga kuri Instagram, Facebook page, X, TikTok, WhatsApp channel, hose turi Nzuri Market. Ni karibu cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubaye ikaze. Ciao ciao. Komeza kandi subscribe, sabone kukazogera tujye tubana umunsi kundi 5 kuri 5. Iwacu umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ciao ciao.